isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye aho yararyamye mu maboko yanjye ameze nabi, umwuka urimo kumushiramo, yarakomeje arambwira ati randire mwana wanjye. Lorena namubajije ikibazo afite, ambwira ko nta muganga bafite wo kuvanamo iryo saso mu rutirigongo rwa Dorukasi, kubera ko abaganga bose bari babishoboye nk'uko yabimbwiye babirukanye. Bityo umuntu wenyine Lorena yaba azi uzi kubaga urutirigongo avanamo isasu ni umuganga w'umudogiteri uba mu bitaro bikuru bya Kent, akaba atazi n'ukuntu twamubona. Lorena namubwiye gukora uko ashoboye kose akavugisha uwo muganga. Ambwira ko n'ubundi yagerageje kumushakisha kuri telefone, ariko kuva yakwirukanwa muri ibyo bitaro batarongera kuvugana. Akaba yari yarumvise ngo asigaye akora mu bitaro bikuru bya Kent, ariko akaba abyumva gusa atarongera kumubona. Lorena yamaze kumbwira gutyo nibaza ikintu nakora. Lorena ambwira ko twajyana mu bitaro bikuru bya Kent tukajya gushaka uwo muganga. Ibyo abivuga namaze kuva aho nari mpagaze, ambwira kumurindira akabanza kujya gufata ibyangombwa bye byo gutwara ndetse n'igikapu. Mubwira ko arasanga mpagaze hanze, ariko kuri iyo nshuro turagenda mu modoka ya kampani. Lorena namaze kumubwira gutyo ndasohoka. Mu gutegereza akanya gato yahita aza. Tujya muri parikingi afata imodoka aratwara, ubundi tuvamo. Tugeze ku muryango umusekirite arafungura, musaba ko nta muntu uza kwinjira muri hoteli atabanje kumwaka ibyangombwa, kuko hari nk'abaza bigize abakiriya kandi ari abagizi ba nabi. Nuko amaze kumubwira gutyo tuva muri kampani, dufata umuhanda werekeza mu bitaro bikuru bya Kent byitiriwe Mutagatifu Mariko, ariko ntibyatinda turahagera. Lorena aparika imodoka, twinjira kuri resebusiyo tubaza niba baturangira muganga Desimeriti. Umukobwa kuri resebusiyo atubwira ko muganga Desimeriti amaze umwaka wose atagikora muri ibyo bitaro. Tumubaza ahantu yaba yarimukiye, atubwira ko yagiye gukorera mu bitaro biri mu mujyi wa Domiya, akaba ari iburasirazuba bw'igihugu. Ako kanya umukobwa twaramushimiye turasohoka. Mbaza Lorena ikintu twakora, ambwira ko nta yandi mahitamo dufite uretse kujya muri Domiya tukajya gushaka Desimeriti akaza akadufasha, kuko ntago nari kwemera ko mushiki wanjye Dorukasi apfa gutyo gusa. Bitamusaba kwinjira mu modoka kuri iyo nshuro nkaza gutwara, ariko mubwira ko ntahaza araza kundangira. Lorena ambwira ko ariho iwabo kuko niho aturuka, akaba yarahavuye ubwo yashakanaga na Siridiyo, umugabo we wari vice chairman w'aba Lewis Company. Lorena yambwiye gutyo numva ni byiza cyane, mubwira ko ubwo tugiye iwabo baranatwakira neza. Lorena ambwira ko nta muryango ahagira, ko ababyeyi be bose bapfuye. Ndamwihanganisha musaba imbabazi z'uko bamwibukije iby'ababyeyi be. Ambwira ko nta kibazo nanjye ntari mbizi. Ubwo urugendo twararufashe amasaha nayo aradukundira, kuko amasaha abiri yonyine twari dufite. Lorena yanyeretse inzira ya bugufi idasaba kuba twanyura muri Merine, ku buryo iminota 50 n'umuvuduko nari ndiho twari tugeze mu mujyi wa Domiya. Ntangira kwibonera ibyiza by'uwo mujyi, burya mbona nari naracitswe, ariko nta mwanya wo gutinda twari dufite. Ubwo Lorena yanjyanye ku bitaro baturangiye Desimeriti ashobora kubakoreraho. Turahagera batubwira ko yagiye muri konje, tubabaza aho atuye barahaturangira. Ntibyatinda tujyayo, ndetse Lorena ambwira ko ahazi kuko ni hafi y'iwabo wa Siridiyo umugabo we. Ntibyatinda naho tuza kuhagera. Mu gukomanga dufungurirwa n'umugabo bigaragara ko ari mukuru. Umuganga abonye Lorena barayambirana cyane, bigaragara ko bari baziranye. Nuko adusaba kwinjira tukicara mu nzu. Twageze muri salo, Lorena na Desimeriti batangira kuganira inkuru ntashakaga kumva. Ndeba Lorena amubwira gukora icyatuzanye. Lorena ahita abwira Desimeriti ko ndi chairman w'aba Lewis Company. Umugabo mbona arikanze ariko akomeza kwicara, mpita nta kijambo Lorena. Mbwira uwo mugabo ko narinje kumusaba ubufasha.
ambaza ubufasha nshaka kwampa, mubwira uko bimeze byose. Umugabo ahita atwemerera kuza tukajyana. Byabaye amahirwe kuko yahise afata igikapu, atubwira ko icyo gikapu kiba kirimo ibintu bye by'ibanze kuko aba azi ko isaha n'isaha yagenda. Muganga ambwira ko atakwanga kumfasha kandi papa wanjye bari inshuti cyane. Nuko asohoka mu nzira afunga, ubundi tugenda tugana ku modoka. Muganga amubaza niba nta mugore afite. Lorena njye urwara ambwira ko ntagomba kumubaza ku buzima bwe bwite. Nuko twinjira mu modoka, umuganga nta kintu avuze ndetse binagaragara ko muteye agahinda. Lorena atangira ku imodoka, mubwira kuyitwarira ku muvuduko uhambaye cyane kuko Dorcas apfuye naba ngize ibyago bikomeye. Twatangiye urugendo nta muntu uri kuvugisha undi. Tugeze mu nzira Desmerite musaba imbabazi zo kuba navuze ibitandeba. Ntiyagira icyo ambwira kugeza ubwo twageze muri Kenti. Ubundi Lorena ajyana Desmerite ahantu Dorcas yari ari. Agaruka ambwira ko muganga agiye kumwitaho kuko tuhagereye igihe. Lorena namubajije ibintu byabaye kuri Desmerite ku buryo namubajije kuri yakarakara. Lorena ambwira ko Desmerite atigeze arakara, ahubwo akaba ari agahinda yagize gusa, ariko bikaba birashira kuko umugore we n'umwana we bapfuye urupfu rubi cyane kugeza ubwo nawe yaje kwemera gukora ibyo adashaka. Nyuma yaho hagahitamo kubaho nta mugore wundi ashaka gutunga. Lorena yamaze kumbwira gutyo mpita mbona impamvu. Burya mubajije ibibazo Desmerite yaciyemo ambwira ko atari ngombwa kubimenya kuko ni ibintu bishobora gushyira igihugu cyose muri rusange mu kaga, bityo byaba byiza icyo kiganiro tukiretse kuko nta hantu cyatugeza. Lorena yambwiye gutyo numva ndikanze, ariko ndabireka ubundi ntangira gusengera mushiki wanjye ngo akire. Hashize akanya tubona Dr Desmerite arasohotse, atubwira ko isasu arimukuyemo kandi bikaba byagenze neza, ibindi abandi baganga bakaba barimo kubikora. Nuko ngiye kujya mu byo kumushimira nyuraho nk'umuntu udashaka kumvugisha. Lorena arabibona arankurura ambwira ko namureka, naza gucururuka araza kumvugisha. Twese twinjira mu cyumba Dorcas arimo. Kumureba mbona bamuryamishije, inda ari iri ku gitanda, umugongo uri hejuru. Muganga atubwira ko bamushyizemo ikinya akaba atarakanguka, ariko ntitugire ikibazo araza kumera neza. Nahise nsohoka muri icyo cyumba na Lorena. Lorena amubaza ibyo Desmerite yakoraga mu Barewisi mbere y'uko bamwirukanye n'uwamwirukanye. Lorena ambwira ko ari we wakoraga ibijyanye na surgery byose cyangwa kubaga, haba mu mutwe, amagufa n'imisokoro, ahagize ikibazo hose akavura umuntu agakira, ariko nyuma yo gukora ubushakashatsi akabugeraho. Lorena amaze kuvuga iby'ubushakashatsi ahita aceceka aca mu ijambo. Akomeza ambwira ko rero Sultanis yaje kumwirukana, nyuma akaba ariho yagiye mu bitaro bikuru bya Kenti ndetse akaza kuhava ajya muri Domiya. Lorena yamaze kumbwira gutyo numva hari ibintu ankinze, gusa ndamwihorera ariko mubaza niba yavuganaga na Desmerite akaba yagaruka gukora muri ibyo bitaro byacu. Lorena ambwira ko aricyo kintu cya mbere cyashimisha Desmerite ndetse natwe tukazaba tugize amahirwe akomeye cyane. Nuko mubwira ko yagenda akamuvugisha akaza kumbwira uko bimeze. Lorena yamaze kwikiriza mubaza aho ibyo kwimuka bigeze. Ambwira ko bemeranije kwimuka nyuma ya saa sita bavuye kwakira Siridiyo umugabo we kuri gereza. Mubwira ko nanjye nibikunda ndaba mpari. Ambwira ko nta mpamvu yo kwigora ko n'ubundi namara kuva muri gereza nta handi ahita uretse kuza muri kampani, kuko mu minsi ishize namubwiye ko wabaye chairman. Lorena yamaze kumbwira gutyo musezeraho. Mubwira ko araza kumpa amakuru y'uko byagenze byose. Mpita mva aho twari turi mbanza kujya kureba Jessica, nsanga arasinziriye nanga kwirirwa mukangura. Ubundi ngenda njya mu biro byanjye. Nageze mu biro byanjye Karara arinjira. Mubaza amakuru ambwira ko nta kibazo. Ambaza niba nta kintu nshaka ko akora, mubwira ko dukeneye abakozi bo kujya mu myanya iriho gusa, General Manager n'umuyobozi wa factory, kuko wari uriho kwa Sorina ntabwo yigeze kugaruka ngo avuge ko ashaka akazi. Karara yambwiye ko agiye gutanga amatangazo y'akazi, bityo hagakorwa ibizamini. Mubwira ko yabikora gutyo akandikaho ku munsi uzakurikira bazakora ibizamini byanditse, ababitsinze bakazakora interview y'akazi nyuma yabyo uwo munsi. Karara amaze kumbwira gutyo ambwira ko agiye kubikora,
ansezeraho aragenda, nanjye nsigara mu biro byanjye nk'ibisanzwe. N'ubundi kuyobora kampani nka chairman nta kintu wakora, abo hasi nta kintu bakoze. Nanjye mu biro byanjye nta kindi nari mpafite uretse kuba nakwitekerereza Rosange na Neira, ntekereza kuri Jessica ndetse na Dorcas uburyo biragenda, ndetse ntekereza uburyo ngomba gukosora amakosa yose ari muri kampani kugeza ubwo asubiye ku murongo. Amasaha yaje kugenda avaho kugeza ubwo Karara yaje kundeba akambwira ko amatangazo yamaze kuyakora ndetse no kuyashyira ku mbuga nkoranyambaga, akaba yanohereje radiyo na televiziyo ngo bamutangire amatangazo. Ndamushimira amubwira ko noneho yakwigira mu byo kwakira papa we, ambwira ko nkoze cyane ubundi aragenda. Ubwo nanjye nabonye nta kindi ndi gukora aho ngaho, mpita nsohoka mu biro byanjye ubundi nigira mu rugo. Mu kuhagera mpasanga Marita, twicara muri sale dutangira kuganira nk'uko twaganiraga turi Tesara. Marita atangira kumbwira ko yatekerezaga ko ibintu byose bizagenda neza nitugera muri kampani, none akaba aribwo byabaye umwanda. Mubwira ko bitari kugenda neza kandi kampani y'ubwayo yari umwanda, bityo dufite akazi kenshi ko kuyizahura. Marita yambajije niba Mariam azashobora kuba yareba byose byo mu rugo, kuko ntago yagenda asize Jessica kandi ari we ugomba kumwitaho. Mpita nibuka ko nasezeranije Mariam ko ndamwoherereza amafaranga y'abakozi, ariko nkaba nibagiwe. Mpita nsaba Marita kumfasha kuyoherereza Mariam. Mariam tumuhamagara kuri telefone twumvikana ko agiye kuyabona, ndetse tunamubwira ko nidutangira gukora muri factory azaza muri Kenti tukavugana ukuntu azajya tugemurira. Ibyo birangiye dusezeranaho, atubwira ko abakozi agiye kubahemba kandi amafaranga tumwoherereje ntitugire ikibazo nabo bafiteho menshi. Nuko tumaze gusezeranaho dukomeza kuganira nk'ibisanzwe kugeza ubwo Marita yahishije tukarya, ndetse nkajya mubaza ku bitari byo uko bimeze, nkajya mbabaza. Bakambwira ko Dorcas atarakanguka, naho Jessica bamaze gukanguka ndetse bakaba bagiye kumushakira akagari. Marita yumvise bimeze gutya ambwira ko agiye mu bitaro. Mubwira kujya akambwira amakuru kuko nanjye ngiye kujya guhura na Siridiyo papa wa Karara tukaganira. Nuko amaze kugenda ntegereza igihe gitoya, Lorena ampamagara ambwira ko bamaze guhura n'umugabo we, babanje kunyura mu rugo ubundi bakabona kuza muri kampani, ndetse bakaba banamaze no gupakira ibiri mu nzu yabo byose kugira ngo bimuke. Nuko mbabwira ko nanjye mbategereje kandi baze bisanga nta kibazo. Ubwo nategereje akanya gato ndimo gutekereza ahantu nzahera nshakisha Rosange ndetse na Neira, ariko numva ntazabikora njyenyine Dorcas adahari. Mpitamo kuzategereza akize ubundi tugatangira kugendana igihugu cyose tubashakisha. Amasaha yarageze, barore n'abageze muri kampani. Ubundi ndabakira mu kureba umugabo bari kumwe, mpita menya ko ari we Siridiyo na umugabo we Vice Chairman. Ageze muri kampani areba inyubako yose ukuntu nanjye nakundaga kuyireba, maze aravuga ngo yarayikumbuye. Ansuhuza ampereza ikiganza ageretseho ikindi, ambwira mu byubahiro avuga ko yitwa Siridiyo, akaba ari we wahoze ari Vice Chairman wa Brown Lewis. Mubwira ko utirirwa yivuna kuko byose mbizi, ahubwo basaba ko bakwerekeza mu nyubako yabo ibateganirijwe. Nuko mu modoka yabo havamo undi mukobwa n'umusore bigaragara ko turi mu kigero kimwe. Umukobwa ambwira ko yitwa Clarissa, naho umusore akitwa Donaldo. Umusore yamaze kumbwira gutyo nibuka izina Donaldo ko Diva yigeze kurimbwira. Mubaza mubwira niba yariganaga na Diva, ambwira ko biganye ari inshuti cyane mu mashuri abanza mbere y'uko ibintu bihinduka. Nuko mbaha ikaze muri kampani, babwira ko ari umuryango bityo bisanga. Batangiye berekeza aho bari bagiye gutura. Siridiyo ansaba ko twavugana ku ruhande, mubwira ko ntacyo bitwaye tugiye mu biro byacu. Nuko tubwira abarorena ko tubasanga mu rugo nta kibazo. Dufate sanseri igana mu biro bya Vice Chairman, mubwira ko azajya afungura yinjiramo aranshimira. Mu kwinjiramo atangira kuhitegereza hose mbona agize agahinda gakomeye cyane. Bitamenya ko yibutse ibyamubayeho ubwo bamujyanaga kumufunga. Nuko yicara mu ntebe iraho, mubwira ko akazi ke nta wundi uzagakora kuko karamutegereje, akaba ari nayo mpamvu namuvanye muri gereza kandi nkaba nkeneye kwamba hafi cyane. Siridiyo ambwira ko nta kibazo rwose ananshimira kuba namuzirikanye, nubwo yari yarabwiye umugore we kubigira ibanga. Mubwira ko kubigira ibanga byari gutuma akiba kiri muri gereza, bityo kubika ibanga nk'ibyo atari byiza.
Siridiyo namubajije impamvu yashakaga ko tuganira turi twenyine, ambwira ko nta kintu kidasanzwe ashaka kumbwira uretse kuba yanshimira ku byo maze kumukorera. Mubwira ko ibyo nkoze nikoreraga kuko yari akenewe cyane muri kampani, kuko niwe muntu wenyine ugiye gutuma kampani igaruka mu murongo w'abarewisi warimo, kuko nanjye ubwanjye ntabyo nzi. Siridiyo ambwira ko nakoze cyane kuba nagaruye na Dr. Desmeriti, kuko hari byinshi bigiye gukemuka nzamenya. Nanga kwirirwa mbimubazaho, nanga kumurushya umutwe nk'umuntu uvuye muri gereza. Musaba ko twajya mu rugo ansaba ko akabanza kuruhuka no kwisanzura, ariko mubwira ko ejo hari ibizamini by'akazi ku bakozi bakenewe, nubwo bitari ngombwa ko abijyamo aribwo kiva muri gereza, ariko nta wundi muntu uzi uko bikorwa. Siridiyo ambwira ko nta kibazo kandi bya gereza agomba kubyibagirwa agatangira ubuzima bushya. Asoza ambwira ko dukeneye kwirinda cyane kubera ko abanzi bacu bari hafi cyane yacu. Twamaze kuvugana njye na Vice Chairman tuva mu biro, tugenda tugana mu rugo aho yari agiye gutura n'umuryango we. Tugeze mu rugo dusanga bari gutegura byose ndetse n'ibikoresho byabo bamaze kubyinjiza mu nzu, nuko mbifuriza kwifata nk'aho ari mu rugo kandi ntibagire ikibazo, kuko amafunguro n'ibindi bikenerwa kampani ari y'ibimenya byose. Namaze kubageza mu rugo mbasezeraho ndataha. Ngeze mu rugo nsanga nta muntu uhari, mpamagara Marita ngo mubaze aho, arambwira ko ari kumwe na Jessica ndetse bakaba bavuze ko ameze neza ubu yajya mu rugo, ibisigaye byose tukajya tumwitaho ari mu rugo. Mubwira ko ari byiza cyane ngiye kuza kubareba tugatahana. Marita ambwira ko ntegereje nta kibazo nzi. Nahise mva mu rugo njya kureba Jessica na Marita. Jessica mukumbona arishima cyane, mubwira ko bwa nyuma na nyuma ubu tugiye mu rugo gusa, musezeranya ko nzamwitaho uko nshoboye kose, kandi mubwira ko utinubira uko ameze kuko Imana niko yabishatse. Jessica namaze kumubwira gutyo mu magambo make aranshimira, ndetse amaze amakuru yo mu rugo no muri kampani, mubwira uko bimeze byose, ko Siridiyo Vice Chairman namaze kumuvana muri gereza, ndetse n'umugore we Lorena bakaba baje gutura mu nzu sokuruza wanjye Moria yageneye guturamo Vice Chairman n'umuryango we. Jessica aranshimira ambwira ko ndi gukora akazi gakomeye cyane, ndetse nkaba ndi kurwana urugamba rukomeye cyane. Mubwira ko Imana ari yintije imbaraga ndetse nabo kuba bandi hafi cyane. Jessica ambwira ko nta kindi kintu yashakaga ubwo yanshoragamo imbaraga ze, ambwira ko atigeze abikora kugira ngo agire icyo yunguka, ahubwo yashakaga gukosora udukosa duto yakoze. Mubwira ko ibyo twavuganye kubireka, kandi igihe cyose mfite kampani atazaba ari iyanjye, we n'umuryango wanjye aribo Marita, Lena na Dorcas byose ari ibyacu. Jessica nshimira ukuntu mfite umutima mwiza, mubwira ko byose nabimwigiyeho nk'umubyeyi. Twakomeje kugenda tuganira, bigaragara ko Jessica yamaze kwiyakira. Tugeze mu rugo mubwira ko namaze kuvugana na Mariamu, akaba ari uri gukora akazi ka Jessica na Marita ndetse na mama we Sofia. Twari twaramaze gukurayo amaso kuko ntiyigeze agaruka, kandi nta kintu yigeze atubwira, kandi afite nimero zacu zose. Nuko Jessica ambwira ko Mariamu azabikora neza nta kibazo. Marita ambwira ko agiye gutegura amafunguro y'umugoroba hakiri kare. Jessica ambwira ko yamugeza mu cyumba akaryama kuko ari kumva ari byo ashaka. Ndamusunika mu kagare mugeza mu cyumba, mukura ku kagare mushyira ku buriri bwe, ndamworosa neza ubundi musezeraho, mubwira ko ngiye kureba mushiki wanjye Dorcas uko ameze. Jessica ambwira kwirinda kuko Dorcas ni njye yazize, mubwira ko ubu ngiye gucana ku maso. Navuye mu cyumba cya Jessica njya mu gikoni, mbwira Marita ko ngiye kureba Dorcas, ninsanga yakangutse ndaza kureba ibiryo mushyire, maze musezeraho ngenda ngana ku bitaro. Nza guhura na Donaldo, umuhungu wa Vice Chairman, turasuhuzanya. Mbwira ko yari arimo gutembera kampani ngo arebe uko imeze, kuko yari yayiherutsemo kera akiri umwana. Mubaza uko ayibonye, ambwira ko nta kibazo, ambaza icyo bisaba kugira ngo azabone akazi. Mubwira ko twatanze amatangazo, bityo bisaba kwandika amabaruwa asaba akazi kuva ejo mu gitondo cya kare kugeza nyuma ya saa sita, kuko saa saba ikizamini kizatangira kikarangira saa 9, hagafatwa isaha imwe yo gukosora ibizamini, ubundi saa 10 interview igatangira ku batsinze, hakaboneka uwatsindiye akazi ko kuba general manager ndetse n'ukuriye factory yacu. Donaldo ambwira ko ahombye kubera ko ntago yigeze yiga icungamutungo, kuko yigiye ibintu bya mudasobwa na elegitoronike. Donaldo yavuze gutyo mpita mubaza niba azi ibintu byo gukoresha amakamera yo mu nyubako.
ndetse no gukontorora izo kamera akoresheje mudasobwa. Ambwira ko ari byo yavugaga yize nyine, mubwira ko ejo yaza kundeba mu masaha y'akazi mbere ya saa sita, noneho tukajya kureba niba yabona akazi mu cyumba bacungiramo amakamera yo muri kampani. Anshimira avuga ko mukoreye cyane. Donaldo amwibutsa amubwira ko turi umuryango. Namaze gutandukana na Donaldo, telefone yanjye ihita isona. Mu kureba umpamagaye mbona ni Diva. Ndamwitaba, Diva nyitaba arimo kurira, ambwira ukuntu nsigaye ndi umubeshyi. Mpita nibuka ko twari twahanye gahunda yo kuza kundeba, ariko nkaba ntarabonanye nawe. Diva musaba imbabazi mubwira ko nahuye n'ikibazo kubera ko bahise bihurirana no gushimuta umwana wa Afande General wari ukuriye ibitaro bya gisirikare muri Kenti. Mbura umwanya. Diva ambwira ko yanyiteguye neza kuza kundeba, yagira amahirwe akagera ku muryango akababwira ko mfitanye gahunda nawe bakamwemerera kwinjira, ariko yahagera akambara ndetse akantegereza igihe kinini. Diva namubwiye ko musabye imbabazi kuko narabyibagiwe, mubwira ko tuzabonana ikindi gihe. Bihurirana nuko nari ngeze mu bitaro mpita mukupa, ngenda ngana hari mushiki wanjye Dorcas. Natekereje ku magambo Diva yaramaze kumbwira, ngo yageze ku muryango avuga ko twari dufitanye gahunda baramwemerera. Nibuka amagambo Cosmos yambwiye ko abasekirite bakorera perezida, bivuze ko na Sorina bakorana. Mpita numva ko Diva ashobora kuba mbeshye byanga byakunda, kubera ko abasekirite nabo ntabwo ari abizerwa, ariko ibyo sinabitindaho cyane. Nikomereza mu cyumba mushiki wanjye Dorcas yari arimo. Mu kugeramo nsanga yakangutse ariko akiryamishije inda. Umuganga warimo ambonye ahita asohoka. Dorcas ndamwegera mubaza uko ameze, ambwira ko ameze neza ariko yavuye hagati y'urupfu n'ubuzima. Mubwira ko ntari gutuma apfa mureba. Anshimira ambwira ko abaganga bamubwiye uko byagenze, ngo bari kumubwira uko banza ndi umuntu udasanzwe kuri Chairman. Dorcas musubiza ko n'ubundi ari udasanzwe kuri njyewe, kuko ntacyo namugereranya nacyo, kuko iyo atareba kure wasanga we kuba yaragize amahirwe bakamurasa akarokoka, ariko njye iyo rimfata nari kuba narapfuye, bityo akaba ari inzira yo kubaho kwanjye, ndetse n'ibindi bintu ntazi bishobora kuba. Dorcas yambajije ibintu bishobora kuba ntazi. Mubwira ko umuganga wamuvuye hari amabanga ahishe kandi ashobora kuba akomeye cyane ku buryo Lorena yazi. Dorcas ansubiza ko namara gukanguka uwo muganga tuzamushimuta tukamuvuna imbavu zose kugeza yatubwiye. Dutangirira aho ngaho duseka byiza, bigaragara ko yari yatangiye kubona imbaraga. Mpita mubaza uko ari kumva ameze, ambwira ko agejeje guhina umugongo. Ambwira ko bikiri kumurya ambwira ko guhina umugongo bikiri kumurya cyane, ariko ikiza nuko atarapfa. Nuko mubwira ko ngiye mu rugo kumuzanira ibiryo. Ambwira ko ntirirwa nigora kubera ko Lorena yamugaburiye we na Clara. Mpita numva ni byiza cyane, ahubwo nsaba ko naza kubamushimirira. Mubwira ko ndabikora, ndetse mubwira ko bamaze no kwimukira muri kampani. Dorcas yambajije uko Jessica ameze. Mubwira ko atagomba guhangayikira iby'abandi kandi nawe ibye bikomeye. Gusa mubwira ko Jessica ameze neza, twarangije no kumucyura mu rugo, akaba ari uri kubura mu rugo ngo umuryango wuzure. Nuko ambwira ko nawe ari iminsi mike cyane akaba agarutse. Nkiri aho ngaho telefone yanjye yarasonye. Mu kureba umpamagaye mbona ni sekireteri Karara. Mu kumwitaba ambwira ko yari ari kumbaza niba byakunda nkabaha akanya ko kujya gusangira nabo mu rugo ibya nimugoroba. Mbabwira ko nta kibazo mpari rwose kuko ndi na hafi y'inyubako yabo. Ubwo namaze kumubwira gutyo ambwira ko bantegereje. Mpita mbwira Dorcas ukuntu bimeze, ambwira kuryoherwa. Musaba gusinzira kugira ngo atagira irungu. Mubwira ko ndajya mugeraho uko bikwiriye. Nuko nsohoka ibitaro njya kwa Karara. Mu kuhagera banyakirana ibyubahiro byinshi, twicara muri salo dutangira kuganira. Karara ambaza icyo kunywa, mubwira ko yanzanira akadasembuye. Anzanira akaji siridiyo, atangira kumbwira ngo ndi uwa papa kubera ko ngo Broni ntago yanywaga ibisembuye kimwe na sogokuru wanjye Toromeo. Namubwiye ko buriya ariko tuba twahisemo. Nuko Kararisa avuga ko rwose anyishimiye cyane kuko wagira ngo ntago ndi umuyobozi wa papa we, kuko ndi kumuvugisha wagira ngo ndamutinya. Kararisa namusubije ko ari itegeko ko umwana agomba kubaha abantu bakuru. Mbona bimukoze ku mutima, ahita afata urupapuro ampereza n'ikaramu ngo musinyireho.
mubaza ibyo ari byo n'ibyo ngiye gusinyira, ambwira ko babyita orthographe. Mubaza ibyo icyo bisobanura, bose baranseka bambwira ko bidashoboka ko naba ntabizi. Bose mbasubiza ko ntabyo nzi kubera ko ntabyo nigeze mbona. Mbibutsa ko njye nakuriye ku muhanda, ibyanjye ari ukwiba no guterura amaboro. Ibyo byo gusinya ntabyo nari nzi. Bafata akanya ko kunsobanurira orthographe icyo ari cyo, ko ari ukuntu umuntu aba ari umusitari cyangwa umuyobozi ukomeye, noneho abantu bamukunda n'abamufana bakamuha impapuro ngo basinyireho bajye bareba sinyatire ye, cyangwa ngo bayereke abandi batarahura nawe kugira ngo babemeze ko bahuye n'umuntu ukomeye. Bityo kuba ndi umuyobozi wa kampani ikomeye mu gihugu ndetse bikaba bigoye kumbona, akaba ari nayo mpamvu ashaka ko musinyiraho kugira ngo azabyiratane. Kararisa namubwiye ko ntakomeye kandi bitagoye kumbonaho kuko ntagomba mu ijuru. Ahita ambwira ko hari abantu benshi bari mu gihugu cyacu cya Kentrone bifuza kumbonaho amaso ku maso ariko bakaba barambuze. Mpita mubwira ko ibyo bidashoboka kandi ntaba mu bwihisho. Ambwira ko njye gahunda yanjye uko ibiteye nyine mbona ari ibisanzwe, ariko njyewe nkaba njya ahantu hateganijwe gusa, bitandukanye n'uko undi muntu ashobora gufata imihanda ya Kent yose agenda nta gahunda. Bakomeje kunsobanurira ukuntu ndi umusitari bakanamfana. Birangiye mbasinyira ibyo bashaka. Kararisa nawe ararenga ambwira ko namusinyira no ku kuboko, ariko ndebye papa we nigirira ubwoba kugira ngo atamfata nabi. Mubwira ko ibyo bihagije, nzamusinyira ikindi gihe cyose. Twamaze kuganira, Lorena azana ifunguro ku meza. Batubwira kwimuka aho twari turi tukajya ku meza yo kuriraho. Tumaze kuhagera, Lorena avuga isengesho atura Imana iryo funguro, anayishimira ko nyuma y'imyaka myinshi cyane abashije kongera gusangira n'umugabo we, bose buzuye nk'umuryango. Anarenzaho ansabira umugisha nk'umucunguzi w'umuryango wabo. Ageze aho numva arakabije cyane kuko ukuntu uwo muryango wari uri kumfata numvaga ari ibitangaza gusa, kandi nta kintu gikomeye nari nakoze. Nuko dusangirira hamwe ifunguro ryari riryoshye cyane. Mbajije uwatetse ibyo biryo, Donalida ambwira ko ari umukobwa umuhora iruhande buri gihe ari kumwe na mama wabo. Karara mbona agize isoni areba hasi. Nyuma tuza kurangiza kurya, ubundi twongera kuganira akanya gatoya. Mbasezeraho mbabwira ko bwije ngiye kuruhuka. Karara na Kararisa baramperekeza bangeza imbere y'inyubako ntuyemo, basubira mu rugo nanjye njya mu rugo. Ntabwo byatinze, ijoro ryarakeye. Mbyuka njya ku kazi nk'uko bisanzwe. Kugera imbere ya reception mbona hari akavuyo k'abantu benshi. Mu kubaza umuntu umwe muri abo ngabo, ambwira ko ari abaje gutanga amabaruwa yo gusaba akazi, bityo njye inyuma ye ntamutanga. Umukobwa amaze kumbwira gutyo, mpita ntambuka ngana imbere. Nuko uwo mukobwa numva atangiye kuvuga arimo gusakuza, atari ku dusore tw'iki gihe twabaye gute, ako gahungu mugafate ntikaze kudutanga kandi twahageze mbere. Mubwiye kujya inyuma yanjye arabyanga, mumurebe ntatange mbere yacu. Numvise umukobwa utagira ikinyabupfura ngaruka inyuma aho yarahagaze, maze ndamubwira nti sha ntago nkwijeje amahirwe yo kubona akazi, kubera ko mbere ya byose kugira ngo ube ufite ubwenge ni uko uba ufite mu mutwe hazima. Bityo nakugira inama yo kwisubirira iwanyu ukabanza ugategura neza umutwe wawe. Umukobwa ahita avata wowe urinde urimo kuncira urubanza nkaho unzi. Ibyo by'ubwenge bwanjye ntago bikureba di, kandi ujye ureba ibikureba. Nagiye kugira ikindi kintu mvuga, ndebye imbere y'uwo mukobwa nkabona umusore urimo kunyitegereza. Nuko mu kumureba neza nsanga ni wa musore w'inshuti yanjye wahoraga ngaburira muri Merine, akanashaka ko ndira ubuntu ntamwishyuye. Maze umusore ndamwegera, ahita mpamagara avuga ati mukomere chairman, nanjye nabonye itangazo mpita nza gusaba akazi. Umusore yamaze kuvuga gutyo, mu kumureba wa mukobwa wavugaga amagambo mabi cyane nkaho afite mukushi ku mutima, ahita abura aho akwirwa. Atangira gusara abaza niba ndi chairman. Umusore amuhamiriza amubwira ko ndi chairman. Nongeye guhumbya amaso mbona umukobwa ari kwiruka arenga agana ku marembo ya kampani. Nuko nkomeza kwiganirira n'uwo musore mubaza niba adafite akazi uwo munsi. Ambwira ko yasabye uruhushya, bityo akaba arava muri Kent arangije gukora ikizamini. Umusore mpita musaba ko twajyana tukajya kuganira. Ambwira ko ataratanga ibaruwa ye kuko n'ubundi amabaruwa yose bari barayakira,
nahise nyimusaba arayimpereza, nyihereza sekereteri Karara wari uri kuzakira. Ubundi umusore musaba ko twajyana mu biro byanjye tukaba twiganirira. Twese tuva kuri reception tugenda tuganira bisanzwe. Umusore ndi kumubaza ku bijyanye n'akazi ke, ambwira ko amaze imyaka myinshi ahakora muri restaurant. Nyuma yo kurangiza amashuri mama we agapfa, akabona ubuzima bumunaniye, agashaka ko muri restaurant kuko akazi kajyanye n'ibyo yize kari karamunaniye. Umusore namubajije ibyo yize, ambwira ko yize ibijyanye na mudasobwa n'ibya elegitoronike. Mpita numva akazi ashobora kuza kukabura bitewe n'uko atujuje ibisabwa, ariko wenda ntegereza ko araza kubona amahirwe, wenda akaba yaba umuyobozi uhagarariye factory, ibisabwa n'ibimugwaho agatsinda ikizamini, ariko nta mahirwe menshi namuhaye. Twageze mu biro byanjye tukiganira, muhakari baricara atangira kumbwira ukuntu jya muri restaurant yabo bwa mbere ndi kumwe n'aka gakobwa yabonaga rwose ntaba ndi umuntu ukomeye. Mubwira ko utabona umuntu ukomeye umurebeye kuko umubona, ahubwo byose bihinduka bitewe n'ibyo ari gukora. Nuko umusore yongera gufata akanya arimo kunyihanganisha, ambwira ku bya nyogokuru wanjye. Mubwira ko nta kibazo rwose namaze kubyakira. Umusore atangira kumbwira ukuntu nyogokuru wanjye nawe yamwibukije mama we ubwo yajyaga gupfa. Umusore namubajije uburyo yamumwibukijemo, yitsa umutima bigaragara ko n'ubundi kugeza uwo munsi atigeze namwibagirwa na gatoya. Nuko arambwira ati nyakubahwa chairman, rero inkuru yanjye ni ndende cyane. Njya kumenya ubwenge nasanze mbana na mama wanjye mu mujyi wa Merine mu majyaruguru, ariko mama wanjye abayeho ubuzima ntigeze nishimira na gatoya, kubera ko nta kandi kazi yagiraga uretse ko kwakira abagabo gusa bakaryamana kugira ngo tubone amafaranga yo kubaho, ndetse no kwiga kwanjye akaba ariho yayakuraga. Ariko umubare w'amafaranga mama wanjye yagiraga yabaga ari menshi cyane ku buryo nibazaga niba ari abagabo bayamuha gusa cyangwa se niba hari ahandi ayakura, kubera ko nubwo twari tumeze gutyo ntabwo twari tubayeho nabi. Iminsi yakomezaga kwicuma, mama wanjye akanyitaho n'urukundo rwinshi cyane, ndetse nuko ngenda amenyana n'abandi bana batandukanye bambwira uko babayeho, nkumva mbayeho neza kubarusha, kubera ko wasangaga nubwo bafite ababyeyi bombi, ariko muri bose ababyeyi babo batigeraga babitaho nk'uko mama wanjye abikora. Nuko nza kurangiza amashuri yanjye abanza, mama wanjye mubaza ukuntu nzajya mba mu mashuri yisumbuye kandi ubushobozi bushobora kumugora. Mama wanjye aranyicaza hamwe maze arambwira ati mwana wanjye Rufusi, ndagira ngo ubwo umaze gukura ukaba ugeze mu rwego rwo kwiga amashuri makuru nkubwira ubuzima bwanjye nanyuzemo, ukaba unabyibazaho cyane kubera ko ubona ameze nkaho ndiyobera kuri wowe. Ubundi njye na papa wawe tujya kumenyana wari umunsi umwe, ubwo nari nkiri umukobwa. Umunsi umwe ndimo gutaha abajura barantega bashaka kumfata ku ngufu, mu gihe ndimo kwirwanaho mbona aho twari turi haparitse akamodoka k'agataxi voiture. Ubundi hasohokamo umusore atangira gukubita abasore bashakaga kumfata ku ngufu, arabakubita ku rwego ruhambaye cyane. Nuko umusore mbona arindwanyiye akataraboneka, amaze kundwanirira ambaza niba meze neza, mubwira ko meze neza. Nuko ambaza aho mvuye n'aho ngiye muri ayo masaha ya nijoro, mubwira ko narindi gutaha njya mu rugo. Ahita ambaza mu rugo ndahamubwira, ambwira ko agiye kuhangeza, ariko ubutaha njye nitonda ntahe kare kuko igihe cyose ntago nzabona umuntu ntabara. Umusore namushimiye umutima mwiza we, angejeje mu rugo iwacu ansezeraho, ariko agiye kugenda numva bitarangira gutyo gusa. Umusore musaba nimero ye ya telefone arayimpa, mubaza izina nandikaho, ambwira ko nandikaho Riyariyo, akaba ari umushoferi ariko akaba yigisha n'abana bo ku muhanda imirwanire, bityo akaba ariyo mpamvu namubonye arimo kurwana nk'umuntu bimenyereye. Umusore mubwira ko nzajya muhamagara tukiganirira cyane. Nuko amaze kugenda ngera mu rugo nsanga papa na mama bahangayitse cyane kubera ko nta na telefone bagiraga ngo barampamagara. Mbabwira ibintu byambayeho byose, maze kubibabwira barishima cyane, bambwira ko umusore wantabaye nazamuzana aho ngaho bakamureba. Umunsi wakurikiyeho nahamagaye Riyariyo, mubwira ko ababyeyi banjye nababwiye ibyo yankoreye, none bakaba bashaka kumubona. Ambwira ko amasaha ya nimugoroba akazi karangiye yaza kundeba nta kibazo. Ndamushimira ubundi musezeraho,
nuko ejo haza kugera ku mugoroba aza mu rugo. Ababyeyi banjye mbabwira ko ari we, baramwishimira ndetse mwakira neza, nuko birangiye arataha. Ubwo njye na Riyariyo twakomeje kwiberaho muri ubwo buryo turi inshuti. Imyaka iza kwisunika ari myinshi cyane, ubucuti bwacu bwaravuyemo urukundo, n'ababyeyi banjye babizi ko nkundana na Riyariyo, baranampaye n'uburenganzira. Nuko igihe kimwe Riyariyo ambwira ko agiye kuva mu gihugu cyacu cya Kentrone akajya muri Metrobet gukorerayo akazi ko mu mezi azaza. Mubwira ko nzababara cyane naramuka agiye. Ambwira ko atazaba agiye guhera ahubwo ari akazi. Umunsi umwe Riyariyo namusabye kuza kumusura, andangira aho yari atuye njyayo ari mu masaha yo ku mugoroba. Ngeze yaranyakira neza, ariko ibyishimo biza kuntwara dusanga twakoze iby'abakuru. Nuko tumaze kwinezeza duhuza imbunda na paradizo ndataha, ariko ndi mu nzira no mu rugo nkajya numva mfite isoni, ntekereza ko buri muntu wese arimo kundeba. Iminsi yakomeje kwicuma nza kumenya ko nasamye inda. Riyariyo ndabimubwira anyizeza ko misiyo ye yo kujya muri Metrobet itahinduka, ariko atazatinda ahubwo azahita aza kundeba tubane, tunafashanye kurera uwo mwana. Kuva uwo munsi Riyariyo aragenda, sinongera kuzamubonaho, kuko nanjye nyuma yo kumenya ko ntwite iwacu bahise banyirukana, bambwira ko nubwo bari baranshyigikiye gukundana na Riyariyo, ariko batari barashatse ko twakora iby'abakuru tutari abana. Kuva ubwo mva mu rugo njya kuba ukwanjye, sinongera kumenya amakuru ya Riyariyo. Ariko umunsi umwe ubwo perezida wacu yari amaze gupfa, Riyariyo twaje guhura gitunguru. Ambwira ko yari yaranshatse yarambuze. Mubaza niba aje ngo tubane, ambwira ko atarajya muri Metrobet kandi bikenewe cyane. Ambwira ko atazatinda, biza kurangira ambwiye ko nindamuka mbyaye umwana w'umuhungu ataraza nzamwite Rufusi, naho umukobwa nzamwita Rufonsine. Ubundi ansezeraho aragenda. Ubwo nanjye nabayeho ntegereje Riyariyo kugeza ubwo waje kuvuka, ariko najya mu rugo ngasanga batagituye aho twari dutuye. Sinafata umwanya wo kubashakisha kuko nta nubwo nari mbishoboye, kubera ko nari ndi kwita ku mwana. Mfata gahunda yo gushaka inzu yo kubamo kugira ngo mbashe kumwitaho neza, ariko kubera kugirwa n'ubuzima biba ngombwa ko nshaka abagabo bakangenera igeno ry'umunsi, ndetse nkajya nakira abakire cyane bafite amafaranga. Akaba ari bwo buzima bwa buri munsi mbamo, kugeza ubwo umwana wanjye yakuze ngitegereje papa we, ariko na n'ubu akaba ataragaruka. Rero mwana wanjye ntabwo ubuzima nabayemo ugasanga ari bwo mbayemo ari uko nari mbukunze, nuko nta yandi mahitamo nari mfite. Mama wanjye yamaze kumbwira gutyo ndamwumva, ndetse sinanamurenganya. Papa wanjye sinagira ikintu mutekerezaho, kuko ntago namwishimiye kuko atahabaye igihe mukeneye, ariko sinanamurakarira kubera ko atigeze atamama ku bushake kuko barakundanaga. Nanatekereje ko ashobora kuba yaragiye mu mahanga ubundi akagwayo. Nuko mama nkomeza kubana nawe gutyo, ariko anakomeza kunyitaho cyane, ndetse amafaranga yo kundihira ishuri ayabona, kubera ko nakomeje kwiga yisumbuye. Ariko kubw'ibyago bike ubuzima mama wanjye yari yarabayemo ntago bwari kumusiga amahoro, kuko yarwaye uruhurirane rw'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Nuko hashize igihe gito ndangije kwiga segonderi, nabwo mama wanjye aranyicaza angira inama nk'umubyeyi, n'ubundi ambwira ko azakomeza kunyitaho kugeza apfuye. Ubwo mama wanjye nakomeje kumurwaza mu burwayi bwe, ndetse niga na kaminuza muri ubwo buryo, kugeza ubwo kaminuza nageze mu mwaka wa nyuma. Mama wanjye ari kugera ku iherezo ry'ubuzima, nawe aranyicaza nanone ambwira ko agiye gupfa, ariko nzaba umuntu w'umugabo. Ubuzima nibuncanga sinzigere mfata umwanzuro wo gukora ikintu kibi kizatuma nicuza, ariko nterwa agahinda n'uburibwe yari arimo icyo gihe, ku buryo yampfiriye mu maso kimwe neza neza nk'uko umukecuru wawe byagenze. Nyuma rero nibwo navuye muri kaminuza ntangira gushakisha akazi, ariko amakampani yose ngezemo bambwira ko nta kazi. Biza kurangira niboneye akazi ko gucuruza muri resitora, kubwo gukurikiza amagambo ya mama ndagakora. Buri munsi nabaga nicaye muri resitora nkibaza ibyo ndi gukora,
aho bihuriye na mudasobwa na elegitoronike nize ariko nkabibura burundu, ariko nkihumuriza ntekereza ko nzabona akazi keza. Imyaka iba myinshi ndi gukora muri resitora, kugeza ubwo nahuye nawe bwa mbere, ubwa kabiri n'ubwa gatatu, none ubwa kane nkaba naramenye kuri Chairman. Ejo nkabona itangazo muri Abarewisi Company ry'akazi, nkaza kugerageza amahirwe nubwo nari mbizi neza ko ntizi iby'icungamutungo, ariko ndi gupiganira umwanya wo kuba najya gukora muri factory wenda. Nabwo byakwanga ngasubira muri Merine kuko ntago navuye muri restaurant nsezeye, bityo akaba ariyo mpamvu ndi hano. Gusa rwose Chairman, nishimiye kuba nakiriwe nawe, n'akazi uba ufite bikanarenguka mu mwanya wawe, ni ukuri murakoze cyane. Umusore yamaze kumbwira gutyo mpita nibuka amateka Cosmos yigeze kutubwira, ko igihe Riyariyo yaravuye kubakura kwa Makironi ababohoje aho bari babashimutiye, mbere yuko bahava yababwiye ko naramuka apfuye bazamushakira umugore we Veronica, ndetse bakamubwira ko umwana bazamwita Rufusi. Mpita mpamya ntashidikanya ko nta wundi mugore uretse mama wa Rufusi twari kumwe muri ako kanya. Ariko nibuka ko Riyariyo yadusezeyeho mu minsi yashize avuga ko agiye muri Merine gushaka umugore we n'umwana we. Bihita binahurira na none umwana we yaraje muri Kenti gusaba akazi muri Abarewisi Company. Nta kintu nari kumubwira kuko ntari nzi aho papa we aherereye muri iyo minsi, ahubwo naramuretse kugira ngo ataza gutekereza cyane. Nanjye nza gufata umwanzuro wo guhamagara Cosmos nimugoroba, nkamubwira ko nabonye wa muhungu wa Riyariyo, ndetse nihamagarire Riyariyo mwenyewe mubwire ko umuhungu we namubonye, bityo binahite bimpa amahirwe yo kuba nahita ngumana Riyariyo iruhande rwanjye. Ubwo njye na Rufusi twakomeje kuganira, amasaha ageze ansezeraho, ambwira ko agiye kuba ari kumwe n'abandi barakorana ibizamini. Mubwira ko mbere yo gutaha yaza hano tukaganira, ambwira ko ntabimusaba akabyanga, nuko maze kumusezeraho aragenda. Nagumye mu biro byanjye ndi kureba uko ibintu bimeze, ariko mu mutwe wanjye ntihabure kuzamo ibyishimo navukijwe na papa wa Rozange, kubera ko ntago nari ndi kumwe n'umwana wanjye Neyira na mama we Rozange. Hashize igihe Siridiyo Vice Chairman akomanga ku biro byanjye, muha karibu yicara ku ntebe iri imbere yanjye, aza atereka ku meza amabaruwa menshi cyane avuga ko ari ay'abantu basaba gukora ibizamini, bityo nk'akazi kacu njye nawe tugomba kuyasoma tugakuramo abujuje ibisabwa, akaba aribo tujya gusaba gukora ibizamini. Vice Chairman yambwiye gutyo mpita numva ko ibyo bintu hari abantu birabuza amahirwe. Mpita mubaza niba tutareka abantu bose bagakora ibizamini, kubera ko uhereye kuri Rufusi ubwo hari n'abandi benshi batize ibijyanye n'ibyo turi gusaba, akaba ari ukubabuza amahirwe yabo. Mubwira ko wenda ku bijyanye na General Manager twabyirengagiza, ariko ku bijyanye na Factory aho ho twashyiramo urundi ruhande. Ambaza niba ibyo nabishyigikira, mubwira ko ntacyo byaba bitwaye, n'ubundi wakora ikizamini akagitsinda ko nta kibazo cyaba gihari. Vice Chairman yambwiye ko ubwo mbyemeye gutyo twategereza amasaha y'ikizamini akaza kugera. Ubwo yansezeyeho ajya mu kazi ke, nanjye nguma mu kanjye, ariko nkomeza gutekereza ibintu byinshi byari bindi mu mutwe, kugeza ubwo numvise umuntu ukomanze ngashigukira hejuru. Nirebye nsanga nari naryamye ku meza. Mu kureba uwinjiye mbona ni Karara na papa we Siridiyo. Bahita bambaza uko byagenze, mbabaza niba hari ikibazo gihari. Karara ambwira ko amasaha yose nayamaze mu biro, ntigeze njya no kuruhuka no gufata ifunguro rya saa sita. Narebye ku isaha nsanga ikizamini kirabura iminota 15. Mpita nikanga ariko nikoze kunda numva ntago nshonje. Babaza uko bimeze, bambwira ko bari banzaniye ibizamini biteguye, kuko ari ibizamini bihoraho biba bibitse mu biro bya Vice Chairman, bityo tujye kubitanga. Karara namubajije abantu barakora ibizamini uko bangana, ambwira ko ari abantu 549. Nibaza ukuntu abo bantu bose baje mu bizamini kandi dushaka abantu babiri. Mu gihe ndi kubyibazaho, Vice Chairman ahita ambwira ko twajya muri sale bateguriye abantu gukoreramo ibizamini, ubundi ibizamini bigatangira kuko bariteguye. Twavuye mu biro byanjye nshyiraho urugi, tumanukira muri esanseri tugera hanze, maze dutambika tugana hari sale nini cyane, nanabona abantu barimo kwinjiramo.
Mu kugeramo dusanga bicaye mu buryo buteguye neza, buri wese mu mwanya we, ubona harimo abagabo, abasore, abagore ndetse n'abakobwa, bigaragara ko ari intiti ku mashuri yabo ahambaye. Nkibaza ukuntu amahirwe aruta amashuri, kuko nanjye ubwanjye uwari ugiye kubacunga kuri ibyo bizamini ntago nari kubakosoraho, cyane ko byose ntabyo nari nzi. Vice Chairman na Karara nibo bari barekosora, kuko nibo bize amashuri yabo. Numva ko Imana ishobora byose, kandi buri buzima bwa buri muntu ibucisha mu nzira ze. Ako kanya nagiye kumva numva ifirimbi iravuze muri sale, mpita nikanga. Hari habuze gato ngo ngwire umugabo wari wicaye ku mwanya w'imbere aho nari mpagaze. Nuko musaba imbabazi ambwira ko nta kibazo, ariko mbona ko ari bya bindi ngo umuyobozi aba ari umuyobozi, kuko ari nka wa mukobwa nasanze hanze nkibeshya nkamukandagira, ubanza yari kunyica ahubwo. Nuko ifirimbi imaze kuvuga, Vice Chairman ahagarara imbere yabo bose, afata mikorofone ababwira ko ikizamini kigiye gutangira. Ababaza ko niba uko bababwiye kwicara bitewe n'abari bo bose ibyo bari gushakira akazi ariko bimeze. Mu kubaza abashaka akazi ka General Manager batunga hejuru intoki, tubona bicaye ku ruhande rumwe. Duhita tumenya ko urundi ruhande ari abashaka kuyobora factory ku mwanya mukuru. Nuko ibizamini dutangira kubabahereza, tunabifuriza amahirwe masa. Nanone ibizamini byaratangiye, byari biri bumara amasaha 2. Twe tuguma aho ngaho turi gucunga abantu ngo badakopera. Guhagarara numva bitangiye kundushya, mpita niyicarira ku ntebe iri imbere y'ameza bari bateganije kuri burangiza ikizamini ari bubirambikeho. Nuko ntangira kunyuza amaso muri abo bantu bose, uwo ndebye nkamutekerezaho ibyo nshaka. Ibitekerezo bimbana byinshi, n'ubundi baza kunkura mu biro byanjye. Bari bankuye mu bitotsi, mpita mbikomeza nsinzirira ko ariko inzozi zanjye nagiriye muri iyo sare nta kindi kintu narose uretse Rozange na Neyira, ariko nkajya mbabona muri twa dufoto twabo nari mbitse. Agahinda gatangira kumbana kenshi uburyo ntabafite, ntangira kubaza Imana uburyo yampaye ibyo narwaniye kuva kera ariko ikanyima ibyishimo nari niteze ari by'umuryango wanjye. Nakomeje kurota Rozange na Neyira, ariko nkajya nshigukira hejuru, kuko nanjye nari ndi mu bashinzwe kureba abari gukora ibizamini. Nuko nyuma numva abantu bari muri sale batangiye gusakuza. N'ubu uyu mutwe mbona abantu batangiye kuzana impapuro zabo aho nari nicaye. Papa wa Karara ahita anyegera ambwira ko banza amaze kunanirwa, najya kwiryamira nkagaruka bamaze gukosora bagiye gukoresha interview ho kuko ndaba mpari. Nuko nanjye ibibazo byanjye biraba bikenewe. Namubajije ibyo ndabaza muri interview, ambwira ko ndabaza ikibazo cyose numva nabaza nshaka. Numva nta kibazo, ariko mubwira ko atari ngombwa kugenda, ahubwo abantu bose bamaze gushira muri sale twese uko turi 3 turicara. Karara na papa we batangira gukosora ibizamini vuba vuba, isaha imwe bari bamaze kubikosora. Karara ahita ajya gusohora ibipapuro biriho amanota n'amabwiriza ari kurikizwa ku bantu barakora ibizamini by'amagambo bikurikiyeho. Byumvikane ko impamvu bagiye kubisohora ngo babimanike ariko hari abatari baraza gukora igikurikiyeho kuko bari batsinzwe icya mbere. Karara yavuyeho mubaza kundebera niba umuntu witwa Rufusi yatsinze, ambwira ko ari mu batsinzwe kuko nta nubwo yize icungamutungo. Numva ndababaye cyane ukuntu Rufusi abuza ayo mahirwe. Nuko amasaha akomeza kugenda, batangira kubwira barakora ibizamini by'amagambo kwitegura, bakaba bari hanze ubundi hakajya hinjira umwe mu bantu 102 bari barakora. Ubwo abantu batangiye kujya baza Karara na papa we bakababaza, bagasohoka babahaye amanota ariko bakababwira kuza gutegereza ngo baze kureba batsinze. Ako kanya njye mbonye nta kintu ndi gukora kuko nabuze ibyo mbaza ngereranije n'ibyo bari barimo kubaza. Mbaza Karara na papa we niba bampa uruhushya, bambwira ko nta kibazo barabikora neza niba mbizeye. Mpita nisohokera ngera hanze aho abantu bose bari baje mu bizamini bari bari. Nshakisha Rufusi ndamubona, ambwira ko yari ategereje ko nsohoka muri sale akamvugisha akabona gutaha. Rufusi mubwira ko nanjye nari nsohotse nje kumureba kuko twari dufitanye gahunda. Nuko mpita musaba kuba ari aho ngaho akantegereza akanya gatoya nkagaruka kumureba. Namaze kuvugana nawe nsubira muri sale, mbaza Karara niba yaba afite nimero ya musaza we Donaldo.
arayimpereza ambwira ko yari ari mu rugo, ariko ngo yari yamubwiye ko dufitanye gahunda. Mubwira ko nanjye aricyo kintu mushakira. Donaldo namaze kugera hanze ya sale nimero ye ndi kuyicishamo, aranyitaba mbaza uwo ndi we, mubwira ko ndi Petron Lewis, ansaba imbabazi zo kuba atabashije guhita amenya. Mubwira ko nta kibazo, mubaza aho ari, ambwira ko ari mu rugo ariko yari amaze kwitegura ngo aze kundeba. Mubwira ko yansanga imbere y'ahantu hari icyumba cy'ikoranabuhanga rya mudasobwa n'amakamera ya kampani, ambwira ko agiye kuhansanga byihutirwa. Namaze kuvugana na Donaldo mpita nsanga Rufus aho yari ari, mugezeho musaba ko yaza tukajyana. Nkomeza kumwihanganisha mubwira ko akazi atabashije kukabona. Rufus ambwira ko nta kibazo n'ubundi byari ukugerageza amahirwe, kandi ntago ariyo kampani ya mbere yari agiyemo. Nahise njya kuri esanseri musaba kunkurikira. Tugezemo nkanda ku ibuto irangiza muri foro ya nyuma hejuru aho bakorera ibintu by'ikoranabuhanga. Mu kugera ku muryango nsanga Donaldo yahantanze, mubaza ahantu yanyuze ambwira ko yari arekereje nawe, kuko namuhamagaye agiye kuva mu rugo ngo aze kundeba mu biro byanjye. Nuko mbasaba kunkurikira tugenda tugana mu cyumba gikorerwamo byose by'ikoranabuhanga. Dusanga hafunze turakomanga ariko tubura umuntu twakira. Nahise nsunika urugo ubundi ndafungura. Mu kwinjiramo nsanga nta muntu n'umwe urimo, ahubwo mu kureba mbona wagira ngo ni imashini zirimo ntago ziherutse kwaka. Mbanza kurebana na Donaldo ndetse na Rufus, mbasaba ko bakwibwirana nk'abantu bagiye gutangira gukorana. Donaldo arandeba na Rufus arandeba, bahita bambaza icyo nshatse kuvuga. Mbabwira ko icyo cyumba kigomba kuba kirimo abakozi, bityo tukaba nta bantu dusanzemo. Rero bahita bashaka uko bagitunganya neza, kuko kuva uwo munsi nzajya mbabaza amashusho y'ibintu byabereye muri hoteli byose ndetse na kampani muri rusange. Kandi niyo ntabibabaza, ikipe yabo igomba kugira ibiri kubera muri kampani muri rusange, havuyemo ibyumba by'abakiriya kuko byo ntago bigomba kuba birimo amakamera. Namaze kubabwira gutya abo basore bombi bashatse kumpobera, igitinyiro gituma batabikora. Njye ndi umundi ntacyo nari nitayeho, icyangombwa nuko kampani igenda neza. Mpita mbafata icyarimwe bose ndabahobera, mbabwira ko turi abavandimwe kandi mbizeye, bityo ntibazantenguhe. Mu kureba Rufus mbona amaso ye yatukuye, bigaragara ko ari imbamutima zari zimukozeho. Mpita mbaza Donaldo byibura abantu babasha kuza muri icyo cyumba akazi kakagenda neza. Ambwira umubare wabo bagendanye nabo bazajya basimburana, ndetse mbabaza muri bo umuntu ushaka kuba ayoboye abandi. Rufus abura ibyo avuga, Donaldo ahita avuga ko niba mbizeye umwe yaba umuyobozi w'igihe cye undi akaba umuyobozi w'igihe cye. Mbabajije icyo bashatse kuvuga, Donaldo ambwira ko ubwo kubera ko umuntu umwe atakora amasaha 24, bityo ikipe ya Donaldo izajya ikora ukwayo n'iya Rufus igakora ukwayo, noneho bagakorana mu gihe bumvikanyeho neza, mbere y'uko bamwe bataha abandi bakaba bahageze. Ariko mbabwira ko abandi bakozi batazi aho barabakura. Mpita ngira igitekerezo ko byanga byakunda mu bantu baje gukora ibizamini harimo n'abandi bantu bize nk'ibyabo kandi bazi kubikora neza. Mpita mpamagara Karara musaba imbabazi zo kuba murogoye, ariko musaba kunkorera akantu. Ambajije ako kantu akariko, Karara mubwira kumbariza abantu batsinzwe ibizamini batarataha niba harimo abizi bya Donaldo bize. Ahita ambwira ko iminota 5 araba amaze kubaza. Ubwo namaze kuvugana na Karara, maze kumukupa nkomeza kuvugana na Donaldo na Rufus. Banyizeza ko systeme yose y'ikoranabuhanga muri kampani baraba bamaze kuyitunganya, ariko mbibutsa ko mu nzu dutuyemo bataza kubihuza n'amashusho y'aho ngaho, ahubwo baze kudushyirira amakamera neza aho twese dutuye, ariko bicungirwa ahandi hantu hibanga, ku buryo abakozi n'abandi bantu batazapfa kujya babibona uko bashatse. Donaldo ambwira ko nawe ari umwe mu batuye muri izo nzu, bityo azi icyo gukora. Twavuye kuri icyo gutura mpita nibaza kuri Rufus, umusore wari yariyo. Ngiye kumubaza aho azatura nibaza niba hafite, Karara ahita mpamagara. Mubaza igisubizo abonye, ambwira ko abonye abantu 15 gusa. Mubwira bose kubabwira bakaza ku biro bya Chairman bakavugana, kuko twasanze bahuye n'abantu hafi yabo twashakaga. Kuko Donaldo yari yambwiye ko we na Rufus buri wese yari ashaka abantu 6,
Ikipe ikaba igizwe n'abantu 7, ariko numva abo bandi nabo batabura icyo bakora, mubwira kubazanamo. Nahise nsaba Donaldo na Rufus kuba tuvuye aho tukajya ku biro byanjye. Tugezeyo tuhahurira n'abasore ndetse n'abakobwa, harimo n'umugabo umwe ukuze. Ndangije mbasaba kwinjira mu biro tukagira icyo tuvugana. Mbisiguraho ko bakazi bashakaga batakabonye, mbabaza muri ibyo niba hari ushaka akazi k'ibyo yize. Bose bansubiriza icyarimwe ko impamvu bakora banashaka akazi k'ibyo batize ari uko babuze ibyo bize. Mpita mbereka Donaldo na Rufus nk'abayobozi babo, bityo bigabemo kabiri buri wese asanga umuyobozi we, ubundi bamenyane koko ako kanya akazi baragatangiye, ko ndaza kuvugana na General Manager akaza kubashaka bagasinyana amasezerano y'akazi. Bahava bari kunsingiza bambwira ko ari njye muyobozi muzima wa company y'Abarewisi, kuko ubwo bazaga mu bizamini batashye amaramasa mu myaka yashize. Bamaze kugenda bansingiza niyicarira mu biro byanjye, nkomeza kwishimira ukuntu buri mwanya wose ugiye kubona uwukoramo, ariko nza kwibuka ko nasize Karara na papa we bari mu kazi. Mpita nsohoka nihuta ngo ntasanga barangije ntamenye uko bigenze. Nuko ngeze muri sale nsanga barangije gukoresha ibizamini barimo guteranya amanota. Nuko Karara amaze guteranya amanota yose ambwira ko umuntu utsindiye kuba General Manager ari umusore witwa Brian, naho utsindiye kuba umuyobozi wa factory ari umugabo witwa Grey. Karara na papa we nababwiye ko bashaka umuntu wakurikiye umugabo witwa Grey kugira ngo amwungirize, kuko factory twashyiramo abantu 2. Nuko mu kureba mu manota basanga ni umukobwa witwa Hyacinthe watsinze akurikira Grey. Ako kanya mbabwira ko bamuha akazi kugira ngo uruganda rukore neza rufite abayobozi barushyigikiye. Twamaze kuvugana gutyo mpita nsaba Karara kujya gutangaza ayo manota, kuko bwari bunije kugira ngo abantu bategereje batahe. Ajya kuyatangaza avuye yasaba batsinze ikizamini kuza mu biro bya Vice Chairman kugira ngo basinye amakontara. Duhita tuva muri sale yakorerwagamo ibizamini tujya aho ibiro byacu byari biri. Mu kugera kwa Siridiyo dusanga abantu badutegereje, babajije abari bo bambwira ko ari abakozi bashya batsinze ibizamini. Mperaho nsaba Karara kwereka General Manager Brian ibiro bye, kuko byo byari bifatanye naho ngaho, anabwira Grey ndetse na Hyacinthe ko ibiro byabo biri kuri factory. General Manager bamwereka ibyo agomba gukora, kuko nibyo amakontara niwe wari kubitegura, ariko Karara arabimukorera kuko amasaha y'akazi yari yarenze. Ubundi tunababwira ko aho gutura ari muri company y'Abarewisi byose byabo bihari, tubaha igihe cy'icyumweru cyo kwitegura, ariko bose baduhakanira ko batamara icyumweru bataraza mu kazi. Brian we avuga ko arazinduka aza gukora, adusaba niba yazana na mushiki we bakabana. Mubaza niba nta muryango agira, ambwira ko nta wundi uretse mushiki we, mubwira ko nta kibazo azamuzane babane. Grey we avuga ko atazatangira nyuma y'iminsi, azatangira nyuma y'iminsi 2, naho umwungirije Hyacinthe avuga ko we nyuma y'umunsi ukurikiyeho azaza mu kazi. Twamaze kuvugana n'abakozi no kubasinyira amasezerano yabo neza. Karara ajya kwereka ukuriye factory ndetse n'umwungirije aho bazajya bakorera n'ibyo bazajya bakora n'ibiro byabo. Nsigarana na papa wa Karara ansaba ko ubu naruhuka kuko byose bigiye ku murongo. Ku kibazo gisigaye gusa ari ibijyanye n'ikoranabuhanga, kuko icyumba gikorerwamo ibijyanye n'ikoranabuhanga nta bantu gifite kuko bajyanye na Sorina. Mubwira ko umuhungu we Donaldo yamaze kugafata, ahubwo baze nabo kwibuka amasezerano yabo ashyirwe mu ngiro. Nuko aranshimira ko umuryango we wose nawuhaye akazi muri company yanjye. Nongera kumwibutsa ko ari y'umuryango wacu nabo bakaba bawurimo, bityo ntibagire ikibazo. Nuko ansezera hambwira ko agiye kureba umugore we mu bitaro, kuko hari ibintu bashaka ko baganira. Nanjye musezeranaho mwifuriza ijoro ryiza. Ubundi njya ku biro byanjye ngezemo nicara ku ntebe, maze ubundi nsohora umwuka mwinshi numva umutima wanjye uratuje, kubera ko company n'ubuyobozi bwayo byose byari bimaze kujya ku murongo. Bivuze ko abantu bose nibatangira akazi nyuma y'icyumweru kimwe ibintu bizagenda neza. Igisigaye ari ukujya kureba aho biri gupfira gusa ubundi ukabikemura. Ibyo bikaba bigiye ku ruhande. Igisigaye ari ugukemura ibibazo by'abantu nihereyeho ku giti cyabo. Navuye mu biro byanjye ubundi nerekeza mu bitaro kureba mushiki wanjye Dorcas uko ameze. Ngezeyo ninjira hasohoka wa muganga we wari urimo kumwitaho,
mushimira amubwira uburyo akomeje kwita kuri mushiki wanjye. Umuganga ambwira ko ari gukora inshingano ze, nuko ngezemo imbere nsanga mushiki wanjye araryamye, ubundi mwicara iruhande ku gitanda cye ntangira kumuganiriza, mubwira ukuntu uwo munsi akazi kagenze neza, ambwira ko n'ubundi ibintu bitagenda nabi kandi ari njye ubishinzwe. Dukomeza kuganira cyane mubwira ko uriya muganga wagira ngo hari ibintu bari gupanga. Dorcas ambwira ko nawe byamutunguye kubera ko uriya muganga ari kuza kumureba buri kanya, akamubaza uko ameze akanamubaza uko ari kwiyumva, no kuri iyo nshuro akaba nta masaha 3 yari ashize ahavuye. Mpita mubwira ko nawe agendeye ku magambo yanjye agatangira gukabya, ko n'ubundi ari inshingano ze ari gukora, ahubwo bikaba biterwa n'uko ari njye wazanye umurwayi, bityo bakaba bakora cyane ngo ntabareba igitsure. Nabajije Dorcas uko ameze, ambwira ko ari kugenda yoroherwa, ko kare yagerageje kwihindukiza akumva ari kuribwa bigabanyitse ugereranije n'ejo. Mubwira ko ari gukora neza akomeze yihangane, ariko mubwira ko hari ikintu nshaka kuzakora naramuka akize neza. Ambaza icyo ari cyo, mubwira ko tutagomba guhora mu bintu bimwe, bityo tugomba gupanga amasaha tuzajya dukora imyitozo, haba ku mugoroba cyangwa se mu gitondo mbere y'akazi. Dorcas ambwira ko ibyo bintu yari yaranze kubimbwira, akeka ko ntabibonera umwanya. Mpita mubwira ko kuba ndaho ngaho ari uko nzi gukubita ingumi n'umugeri, bityo tugomba kwitoza cyane tukarenga uko twari tumeze inshuro 1000. Ambwira ko nawe bizamushimisha byibura kwitozanya nanjye akagera ku rwego rwanjye. Mubwira ko tuzafataniriza hamwe ku buryo nta muntu uzaduhangara. Dorcas namaze kumuganiriza musezeraho, mubwira ko ejo mushaka mu rugo ave mu bitaro. Ambwira ko itegeko ryanjye rigomba kubahirizwa. Turaseka ubundi nsohoka mu cyumba yari arimo, ngenda ngana mu biro bya Lorena, mpura n'umugabo we Sergio Vice Chairman arimo gusohoka, ariko nk'umuntu uzi ubwenge mpita mbibona ko nta mwuka mwiza uri hagati yabo nk'umugore n'umugabo. Maze kugenda ninjira mu biro nsangamo Lorena, ndamusuhuza mpa intebe ndicara, ariko nanga kuripfana n'ubundi mubwira ko bigaragara unarebye ukuntu ameze ko nta mwuka mwiza uri hagati yabo. Lorena ambwira ko ari by'umuryango bitabura, mpita musaba ko umugabo we aribwo akiva muri gereza agomba kumwitaho neza kugira ngo amuhanagure inguma zose ziri mu mutwe yatewe no kwambikwa icyasha na Sorina. Ambwira ko nawe yifuza ko ibibazo batari kumvikanaho byakemuka, ariko bikaba birenze ubwenge bwa muntu, kandi ntabwo ashaka ko bisohoka ngo bigere hanze. Lorena namubwiye ko nyamara hari igihe nagira icyo mbafasha. Ambwira ko ibyo ntacyo nabikoraho bityo mbyibagirwe. Mbonye akomeje kumbera ibamba mpita mubaza amakuru ya Desmeriti, ambwira ko ari meza, ahubwo bahoranye mbere ari kumubwira ngo amusabire imbabazi z'uburyo yanyitwayeho. Lorena amubwira ko nta mpamvu yo kunsaba imbabazi, ahubwo mubaza niba yarabyemeye neza ko azakora mu bitaro byacu, ko byibura twaba dufite umuntu w'umuhanga cyane, ahubwo ibindi bitaro bikazajya biza gushakisha ubufasha muri Lewis Hospital. Lorena ambwira ko nk'uko yabimbwiye Desmeriti aricyo kintu yifuzaga, kuko yavuye muri hospital atabishaka, ahubwo akaba yifuza akanya ko kuganira nanjye imbona nkubone. Mpita mubwira ko igihe cyose yashakira yambona. Lorena ambwira ko ashaka ko tuganirira ahantu hatuje kandi turi twenyine, bityo bibi ibintu ngomba gutegura. Namaze kuvugana na Lorena ndamushimira, mubaza impamvu atari gutaha kandi bwije. Ambwira ko ari uko yatinze mu biro ari kumwe n'umugabo we, ariko nibamara kumuzanira raporo zose z'abaganga arahita ataha. Nanjye musezeraho mubwira ko ngiye kuruhuka, kuko akazi k'uwo munsi kakozwe neza. Ambaza niba uko nabibonye umugabo we agishoboye gukora nka Vice Chairman. Mubwira ko ibyo atabigiraho ikibazo kuko arabishoboye. Nuko tumaze kuvugana ibyo nsohoka mu biro, ngenda ngana mu rugo mu nyubako nari ntuyemo. Ngeze hanze mpura na Clarissa, aransuhuza yishimye cyane. Clarissa ambwira ko biri kumutungura ndetse akanabikunda uburyo ari guhora na Chairman uko abishatse. Mubwira ko nta gitangaza kirimo. Turimo kuganira mpita mbona na Donaldo araje, nawe aransuhuza atangira nshimira ku cyizere namugiriye. Clarissa ahita amubaza ibyabaye. Donaldo amubwira ko namuhaye akazi, mfata akanya ko kumubaza uko byagenze.
Donaldo ambwira kuko ndi kumubona aho ngaho aribwo we na Rufusi ndetse n'aba bantu nabahaye bo gukorana nabo aribwo bari gutaha. Donaldo yambwiye gutyo mpita ngira ikibazo cya Rufusi, mubaza aho mugenzi we arambwira ko Rufusi arimo gusohoka kampani ashaka kujya muri Merine kugira ngo ajye mu rugo kwitegura ko araza mu kazi mu gitondo. Donaldo nahise musaba nimero ya Rufusi arayimpereza, mpita muhamagara vuba vuba mubaza aho ageze. Ambwira ko ari imbere ya kampani ayisohotsemo agiye gushaka imodoka imucyura muri Merine ngo ajye gushaka uko azana ibintu bye byibanze muri Kenti, abone gushaka inzu yo kubamo hafi ya kampani, bityo azajya ataha hafi kuko bitakunda ko yaba muri Merine kandi azajya akora rimwe na rimwe muri kampani. Rufusi namusabye ko yagaruka muri kampani tukavugana mbere y'uko ataha, mubwira ko nitunasanga ari ngombwa ko ataha dufite imodoka. Ahita ambwira ko agiye kugaruka, mubwira aho dusanga aho twari duhagaze njye na Donaldo na Clarisse. Ubwo twakomeje kuganira akanya gatoya, Donaldo ambwira ko arajya gucumbikira Rufusi wabo bakararana. Nuko ngiye kugira icyo mvuga Rufusi barahageze aradusuhuza, ubundi nsaba Donaldo na Clarisse ko banjye na Rufusi twagerana mu rugo tukavugana. Nuko bagenda inzira yabo natwe tugana mu rugo. Nta kindi Rufusi yambwiraga uretse kunshimira gusa, mubwira ko nta mpamvu yo kunshimira ahubwo agomba gukora ibyo agomba gukora. Mubaza niba amasezerano ya kampani bayasinye, ambwira ko bageze kwa General Manager bagasanga hafunze ko azasubira ejo nimugoroba avuye muri Merine kuko yumvikanye na Donaldo ko Donaldo azakora mu gitondo noneho Rufusi agakora nimugoroba, kandi bakaba batashye bamaze gutunganya ibintu bimwe na bimwe. Rufusi namubwiye ko mu rugo hariyo uburiri butararaho abantu, bityo nta kintu byatwara aramutse atigoye akaza tukibanira. Biramutungura cyane ambaza ukuntu yabana na Chairman, mubwira ko nta gitangaza kirimo ibyo ngibyo, ambwira ko ataba ari byiza ariko njye nkomeza kumuhatiriza, mubwira ko ari ibintu natekereje kandi nta mpamvu yo kubihakana. Ibyo mbimubwira nshaka kwitura Riyariyo akazi yakoze kuva kera akorera Barewisi Company, ariko Rufusi we ntago yari abizi. Twageze mu rugo tukiri muri ibyo, nsanga Jessica muri salo arimo kureba televiziyo ndetse na Marita ari mu gikoni atetse. Mbabwira ko uwo musore yitwa Rufusi. Jessica ahita yikanga, agiye kugira icyo avuga mpita musaba ko yaza tukaganira, ngenda musunika mubwira byose uko bimeze arabyumva. Musaba kubigira ibanga kuko nari mbizi ko ngiye gukorera Rufusi surprise, nkamutungura mpamagara papa we Riyariyo kuri telefone nkamumuha bakavugana. Nuko tugaruka muri salo mbwira Rufusi kwisanga, mubwira ko uwo mama turi kumwe ari wa wundi twari kumwe muri resitora ubwo nyogukuru yapfaga, ariko akaba ataramumenye kubera ibyago byamubayeho mu minsi yashize. Afata akanya ko kumwihanganisha ubundi baramenyerana, na Marita ava yaramusuhuza aramwibuka. Marita n'inkuru zatangira avuga ko yari arambiwe kuba mu rugo rubamo musaza w'umwe gusa ari we njye, bityo ubwo tubaye babiri ibyo birahagije. Ariko Marita bivuga agerageza kwereka Rufusi ko amwishimiye kandi amwakiriye kuko yari yabibonye ko Rufusi afite ibintu by'ubwoba kuba ari kumwe na Chairman umuyobozi we. Nuko mbaza Marita ahantu agejeje, ambwira ko agejeje hagati. Mpita njya gukoramo imyenda, nambara ipantaro ya tiriningi n'agapira byo mu rugo, ubundi nza kwicara muri salo. Tuba tuganira twese hamwe ku buryo nashakaga ko Rufusi yisanga mu muryango. Nuko nicira Jessica akajisho nawe ahita ampa sinyare y'icyo gukora. Mpita njya muri telefone yanjye nshaka nimero ya Riyariyo ngo muhamagare. Nuko nyikandaho nshyira ku gutwi ariko bambwira ko iyo nimero itari ku murongo. Nahise nongera gucishamo bambwira gutyo. Mpita nongera gucishamo nshyiraho parireri ngo na Jessica byumve. Maze kumva bimeze gutyo mpita nsohoka hanze aho Rufusi atabasha kunyumva. Mpamagara Cosmos mubaza igihe aherutse kuvuganira na Riyariyo, ambwira ko baherukanye ubwo Riyariyo twatandukanaga, bityo kuva icyo gihe atongeye kumufatisha. Bishoboke ko ashobora kuba yaragiye muri Metrobet. Numva ndababaye ariko nta kindi nari kubikoraho. Cosmos mubwira ko nabonye umuhungu wa Riyariyo ari we Rufusi, akaba yanatsindiye akazi muri kampani. Cosmos ambwira ko azaza kudusura igihe kimwe adutunguye, arebe niba Rufusi asa na papa we ndetse arebe niba azi kurwana.
mubwira ko ibyo ntacyo bimaze kuko kurwana ntacyo byamumarira kandi akora ibijyanye na mudasobwa na kamera. Nuko dusezeranaho ubundi nsubira mu nzu. Marita nawe ahita azana ibyo kurya ubundi turarya. Tumaze kurya twereka Rufus ahantu ararara. Tuvugana ko mu gitondo turashaka umuntu umutwara muri Merine ajye kumwimura, ariko azana iby'ibanze kuko ibijyanye no guteka no mu gikoni ntabwo ari ngombwa ko abizana kubera ko natwe twari tubifite. Nuko ibyo birangiye nanjye njya kuryama. Ngeze mu buriri ntekereza ukuntu umunsi wagenze, nshimira Imana yikintije umwuka wo kubaho kandi waragerejwe intorezo kuva kera igakinga akaboko, ubundi ndaryama. Bwarakeye ndabyuka njya muri salo, nsanga Marita amaze gutegura ibyo kurya mu gitondo. Mubaza niba atavunika uwamushakira umukozi wo kujya abikora. Marita ambwira ko ibyo atari ngombwa kuko kutwitaho arizo nshingano ze, bityo icyo gitekerezo sinkakigire. Turi muri ibyo Jessica yasohotse mu cyumba cye ari kwisunika mu kagare. Birantangaza cyane ukuntu ari kwitwara. Marita ambwira ko umunsi wose w'ejo ari byo biriwemo bari kwiga uburyo ahantu hashoboka ashobora kuhigendesha nko mu rugo bidasabye ko azajya ajyana n'umuntu, ndetse ikirembye ibyo bakaba basanze ukuguru kumwe ari kuzima, ahubwo ashobora kukugendesha n'imbago ku kundi kuguru, ariko akaba ashaka kujya yigendera mu kagare dore ko ariko kagira umunyenga. Jessica avuga ko atari byiza kuko bisaba kuba wicaye, bityo ntabwo azakabya cyane, azajya anagendesha ukuguru kumwe. Nuko ibyo tubivuga twese twicaye ku meza, ariko Rufus ntawe uhari. Mpita njya ku cyumba cye ndakomanga, amera nk'ukangukiye hejuru ubundi aranyitaba. Mwiseguraho ko bamukuye mu bitotsi, bityo ubwo akangutse azarye ibya mu gitondo. Ambwira ko aje mu kanya gatoya. Nasubiye kwicara aho abandi bari dutangira kurya na Rufus atwiyungaho. Turangije ifunguro Marita ambwira ko ataza buri gihe amenyera ibyo kwambara, byose bikaba biri mu cyumba cyanjye nzajya nambara ibyo nshaka. Mubwira mushimira ko kuba nyitayeho. Ambwira ko imyenda yose yanguriye ijyanye n'igihagararo cyanjye, cyane cyane amakote, ko nimbona umwanya nzajya kwigurira indi nkwiriye. Ndamushimira cyane. Ubundi turangije gufata ibya mu gitondo, njya kwitegura mbwira na Rufus gufata umwanya akitegura, ubundi tukajya muri Merine, akajya muri Merine. Twamaze kwitegura ubundi njye na Rufus tuvana mu rugo. Tugeze muri kampani imbere mubwira ko ngiye kumuhamagarira Karara, akabwira umushoferi akaza kumureba bakajyana. Nanjye nkajya ku bitaro gusura mushiki wanjye Dorcas. Rufus aranshimira mpamagaye Karara, ambwira ko nta bashoferi dufite babikora nk'akazi kabo. Numva icyo ni ikibazo, nibaza ukuntu Rufus agera muri Merine. Mpita mbwira Karara ko mbere ya saa sita ntaraba mpari, bityo ntibankenereho ubufasha. Karara ambwira ko agiye kubwira papa wabimenye kuko bari bakiri mu rugo. Nibaza ukuntu bakererewe akazi muri ubwo buryo, biranyobera. Ariko ndebye ku isaha nsanga ahubwo ninjye wazindutse cyane, ndetse cyane. Mpita nsaba Rufus ko twagerana kwa muganga nkareba mushiki wanjye, ubundi nkaza tukijyanira muri Merine. Rufus namubwiye gutyo biramutungura cyane, ambaza ukuntu ndi kumwitangira ku giti cyanjye. Rufus mubwira ko ibyo nta kibazo agomba kubigiraho. Ikibazo ni uko kampani idafite abashoferi bo gutwara abakozi, bityo nacyo turaza kugikemura. Nuko tubivuga twinjiye mu bitaro. Mu kugeramo ninjira mu cyumba kirimo Dorcas, nsanga yicaye ku gitanda. Mbonye bimeze gutya ibyishimo birantwara neza, nsanga namuhobereye cyane. Dorcas ambwira ko muhobere buhoro ntamubabaza. Mubaza uko ameze, ambwira ko ashobora kwicara, bityo n'ubu nabwira umuganga akamusezerera. Mubaza niba ibyo avuze ari byo koko. Dorcas ambwira ko niba nshaka kubibona agiye guhaguruka ku gitanda akagenda. Dorcas yagerageje guhaguruka ku gitanda, numva aratatse. Mpita menya ko ari kwa kwihagararaho kw'abantu. Mubwira ko agabanya kunyiyemeraho rwose, ariko akire neza ntacyo ari kwirukira. Ambaza uwo musore turi kumwe, mubwira ko yitwa n'akazi yabonye muri kampani. Dorcas aramwibwira nawe mubwira ko tuzajya tubana mu rugo. Nuko ibyo birangiye mubwira ko ngiye muri Merine. Anyibutsa kuza gushaka Scorpion na Chameleone nkaza mbazanye. Mubwira ko nimuhura nabo ntarabatambukaho. Ubundi njye na Rufus tuva mu bitaro tugana muri parikingi. Mfata imodoka ingenewe nka chairman, ubundi nsaba Rufus kwicaramo tugafata umuhanda. Ntabwo byatinze twageze muri Merine dufata n'inzira igaruka.
tuza tuganira nk'uko bisanzwe kugera ubwo twageze mu mujyi wa Kent, tukagera no muri kampani, ubundi tukagera no mu rugo Rufus akajyana ibintu mu cyumba cye. Namaze kubwira Rufus kwisanzura ngenda ngana ku biro byanjye, ariko ngeze kuri reception usanga hari akavuyo k'abantu barimo gushungera. Mu kureba mbona hari umukobwa umusekirite bari bafashe, ababwira kumurekura cyangwa se chairman nahagera bibabana ibibazo kuko arahita birukana. Abasekirite nabo bagashaka kumusohora hanze ariko akababana ibamba, kugeza ubwo nabegereye ngatungurwa no kubona uwo mukobwa nta wundi utari Diva.